so 11 ba Rayon Sport ikindi kiza bamaze iminsi bagana Iberi nuko 11 ba Rayon Sport bamaze kumenyekana ngira ngo ubu noneho nta gushidikanya gwari afite 11 akagira na bench iza kumuha ibisubizo. Uratekereza ko hari impinduka zaza kuba muri 11 wenda ikosa Didier yakoze ejo bundi rikaba ryamatekereza atereka ngarure matumona cyangwa arongera afata icyemezo aba 11 n'ubundi ndimo ndareba ku mafoto kuri YouTube cyangwa se nabo tugiye kubwira abanyarwanda akaba aribo bari buze kubanza. Nta mpinduka ziza kubaho rwose nabibonye babimbwira bambwiye ko 11 twabonye yakoresheje mu mikino nk'itatu iheruka nta mpinduka ziri buze kubamo n'ubundi umuzamu araza kuba ari Dande Junior. Uyu muzamu rwose umaze gutsindwa igitego kimwe cyonyine kuva yagera muri Rayon yatsinzwe kuri match ya Jamus. Hanyuma kuri kabiri n'ubundi kapiteni Kabange nk'ibisanzwe Nshimimana Emmanuel ubona ko nawe ari kwakina neza amaze gutanga byibura imipira 3 yatanze ibitego. Buriya cross yeje ubundi nubwo director Mitage kwasinze igitego ariko urabona ko ariho cyakorewe. Hanyuma kuri gatatu ni Ganijuru Ishimwe Eli nk'ibisanzwe we bamukoresha kugira ngo azibire mu kwataka ntabwo bamukoresha cyane kubera ko bafite Atisokojo baramuga ati funga iyo gatatu neza. Nshuti Didier nubwo tumubaraho rira kosa ry'igitego ariko buriya risangiye na Kabange ku mashusho Kabange niwe ukoze marikage y'uyu musore watsinze igitego asa nasigara Didier isanga atabasha gukina baro. Navuga ko rero communication yabo ntabwo yabaye nziza ariko Didier mu byukuri nawe afite amanota meza marigre igitego batsinzwe kandi ubona ko baro yagomba kuba yayikinnye. Hanyuma akabahagaranye na Charles Chuplau ubu ngubu rwose afite amanota 10 ku 10 nta kosa yari yakora abona ko ari gufasha Rayon Sport. Hagati mu kibuga nta mpinduka wanatekereza kuko urebye uburyo Mudela Akbar Jingaroy ndetse na Issa Jigwiba bamaze kumenyerana uramutse ukoze impinduka ntekereza ko abantu benshi bakumirwa nibo n'ubundi baza kubanzamo. Uruhande rumwe ni Elitatu ni nawe bashyize kuri affiche ya match Elitatu. Hanyuma Atisokojo agakina ibumoso bakatakisha Junior Kameni. Nepera muvuzaho gato ariko Junior Kameni nge karite maze kumubonana kubera ko umutoza hari ingingo muzarebe afite ikintu cyo gutangiza umukino kuri pressing yo hejuru kwa kundi batangira bavuga ngo tujye gushaka igitego urebe n'ibitego yatsinze akenshi atanga adversaire igitego kuno taga 15 bayakibonye 16 tukaba yakibonye byatina 20 akaba yakibonye bivuze ngo batangira pressing iri hejuru bivuze ngo ntabwo yakipe ijya gutangira iherekanye inyuma cyane oya ni dégagement bategeza gukora iyo koze dégagement zira second balls zira deuxième ball kubona umukinnyi zikina neza mbona Junior Kamena zikina neza ariko ni muremure afite imbaraga bivuga ngo harukuneshyira ku gatuza akayamurtiza neza ku kirenge agatanya gutekereza kwitangamo hagati mu kibuga cyangwa se gukira ku mpande kwa Batisokojo na ba Elitatu. Bivuga ngo rero icyo ubona umutoza bamushakamo uyu musore Kamena Junior ntabwo ari ibitego cyane yego ni rutayizamu ariko aramushakaho kujya yakira zira deuxième baro zije azakire neza azitunganye noneho azisigire ba Issa Jigwiba babone uko baziransa mu mande kwa Atisokojo na Elitatu ariho ibitego bikorerwa rero ibitego watsi naho byakorewe. Bivuga ngo ako kazi yamaze gukora rero niho ubona itamuvanamo akazana Mubaraka cyangwa se akaba yashyira Tambwe ngo ngurwari nepo yavugaga ariko byanze bikunze yatangije Kamena Junior igitekerezo abafite yamufasha cyane mukinishe ntaze gutinda wenda kubona yuko wenda hari ubwo bitari gukunda ariko azanatekereza Asumani nawe n'indere miri muri ekipe Asumani bakubwira ko nyuma sekafa bashobora no kumusezerera nta gihindutse cyane erema mu satiriza inge mbona nanjye ni Tambwe second choice iya ahengetse. So ntabwo ari aho biri buze kugarukira gusa abayobozi ba Rayon Sport barabasuye ekipe bongera kwitegeka bongera kwisaba yizeza no kuyisaba bayijeje ko bazayibishoboka byose ariko nayo bayisaba ko ibaha igikombe kandi abakinnyi n'abatoza bemeye ko icyo gikombe bashobora kugitwara. Reka twumve Murenzi Abdallah ibyo atangaza kuri iyi final mu rwego rw'ubuyobozi bo bateguye ikipe barayibona bate. Prime ubundi dutangira twari twabemeye ko bazatwara prime y'icya kabiri cy'ibihembo bazatwara birumvikana ko ejo turashaka igikombe murahita mubireba ariko twabonye umufatanyabikorwa Beka nawe yaje yongeraho turimo turabona inshuti n'abareyo hirya no hino barimo kugenda batwoherereza za bonus zo gushimira aba bahungu. Aka kanya sinakubwira ngo buri wese azatwara aya naya kuko ariyongera umunota ku wundi n'abarimo kudukurikira bakomeze rwose bohereze aba basore turifuza yuko ejo tuzabashimira ku rwego yuko iyo bonus cyangwa iryo shimwe rizabahindura ubuzima n'ibikorwa byabo bya buri munsi. La Confederation ubundi no kugera kuri hashoboka ariko byibuze iyo dutangiranye no kugira ngo tugere mu matsinda kuko twamaze kubona izo tuzakina
iriya Panthère ni ikipe twubaha ikomeye ariko twigeze gukina nayo tuyitsinda rero turu murabyibuka muri 2015 turifuza gusubiramo ayo mateka noneho twatsinda tugahura n'izatsinda hagati ya Seychelles n'iya Mozambique nazo turabona ari inzira tuzitegura neza amakipe yose arakomeye ariko njya nkuko mwabibonye Rayon Sport dufite ubushobozi bwo gukina na buri ekipe kandi tukayitsinda. Murakoze. Ubutumwa duhaye abakinnyi nuko tumaze imyaka 28 tudatwara iki gikombe tugiheruka muri 98 duhaye ubutumwa abakinnyi bacu yuko iyi stade izaba yuzuye abakunzi ba Rayon Sport n'abanyarwanda muri rusange. Agaciro k'iki gikombe ni agaciro gakomeye kuko ni igikombe cy'umukuru w'igihugu cyacu. Abanyarwanda yaba bari muri stade abari hanze ya stade n'abari hanze y'igihugu abakunda Rayon Sport ndetse n'abanyarwanda muri rusange tubari inyuma. Final umuntu arayitsinda ntabwo ayikina. Gor Mahia ariko kimwe mu bintu byateraga impungenge hari ingingo abisobanura rigana ku wa gatatu yarambwira ati ikibazo mfite nuko Gor Mahia dufite uburyo bw'imikinire busa amakipe yacu arabanza akakurekera baro ugakina tukabona strategy zo kuba twabona ko tukwinjiramo tukakubomora so niye strategy yaza gukoresha uwo bitari ingingo kugira ngo iyi match aze kuyibonamo intsinzi ya mbere kizamo update gato komeza Nepo amatike ibihumbi 40 sofa muri system amaze kugura 40 asigaye bitara asigaye inota ya bitara karagira nimugora araba yashize none arindi rero abantu bakunda kugura ku munota wanyu abantu benshi arijya kubwira ati ningera kuri stade sinyibura wamubwira ati wayiguze ngo reka reka ngo ndagera kuri stade mugaragaje avuga ati ko mwagiye mugura tike kare katari inyanya ngo zirabona ya nibyo twavugaga rero ku ikipe ya Rayon Sport. Ibera bigarutse neza buri sector avuga ko yagiye igira amanota meza mu buryo bw'imikinire ya Rayon Sport ariko were muri defense hari uburyo twabonye ikintu cy'abadefenseri mu kumvikana gukina bari sohotsije muri sector muri departement yabo muri defense bigorana muribuka ejo ndi uburyo kuri Jamus batsinzwe igitego barabanje bahagarara baringaniye uwitwa Didier ndetse na Chuplau. Didier yatekereje kujya gusohoka gukina baro aletari umupira agira ibitekerezo byinshi kuko uko usohotse gukina baro ya mbere ni nako yagiye wabonye ahagaze nayo muri posi arakoze cyane Didier ari kubitwereka kuri YouTube abantu turi kumwe ureba uburyo bagiye kudefanda uyu mwataka w'ikipe ya Jamus yaba Didier ndetse n'uwitwa Chupro babaye nk'aho bari bumutegereze Sofu na Kabanga yari yamaze kubona ko ari kugenda bidetasha Kabanga aza gushaka nk'ubaha umusada ariko deja Didier yibutse gukina iyi balo uyu mwataka amaze gufata position yo gukina balo uyu musore yitatana equilibre kubera ko aje atinze yaje aretari byamusabye gukoresha imbaraga nyinshi ahita anatakaza izo mbaraga equilibre wabonye ko n'umuzamu Dande yamaze kubibona ko bahagaze nabi ariko nawe aza asanga umukinnyi yamaze kujya muri position yo kubatsinda igitego bahagaze bate bahagaze nabi imbere na mbere yuko umupira ubageraho iki nabikubwira umuribero Chuplau we yaramaze kujya kumarika umukinnyi playmaker wabo nimero 10 wa Jamus ubona ko icyo kintu bagomba kugikosora ndabigaruraho ku mukino bakinnye na Taska muribuka umupira Didier yakinnye umaze guca kuri Chuplau agatabara equipe ya Rayon Sport ku munota wa nyuma yari bwishyurwe muribuka umupira Chuplau yitambitse kuri match yari Hilali nabwo bagarutse anetari bari batakaje position aka kantu karazamo ikintu cya communication yo kuba nibyo ntibyabura kuko ni defense ikinanye bwa mbere habanje gukina Matumona na Chuplau nyuma haza umukinnyi Chuplau ndetse na Didier icyo umutoza araza kubireba ariko bikubakira no kuri cya gice cya mediane vuga ngo rido imbere ya defense twabashimye ko noneho kuri match ya Jamus bari birekuye ngo bajya gukina twabonye igitego cya Jingale twabonye igitego cya Mudera Kibal ariko ama espace vide Jamus go siyo Gor Mahia iri bugure icyo tubanze tukemeranye mwubakira ku kintu kimeze gutya ndifuza ko MVP Issa Jigwiba na uyu munsi mu mikinire hari uburyo yahinduka ni mwiza ku mupira twara baro neza afite technique nyinshi ariko baro ya nyuma ntabwo igera igomba kugera n'umukinnyi ugomba kuvuga ngo ndacenga rimwe kabiri ariko iberi nubura amaso ndebane n'umukinnyi witwa
eritatu cyangwa sati sokojo bitandukanye no gushyiraho umukinnyi wa gatatu ugiye gucenga bakakwaka umupira mwarayibonye ni umwe mu bakinnyi batakaza imipira myinshi kandi muri iyi mace ntabwo uri bubone ayo mahirwe yo gutakaza imipira myinshi ukaza no kuyirekipira mu buryo bworoshye turimo turavuga abarekipirateri ba Rayon baza kuvamo n'abazajya bajya gukuvura iburyo ku witwa Mudera Kibaru ujya gukuvura witwa Kabange cyo bita double travail kuko ngo nta mahirwe ntago mwemerewe gutakaza imipira kandi imipira burya nubwo abantu baryoherwa n'uburyo Karesimara agenda aryoshya umukino kubera gucenga rimwe kabiri ariko atakaza imipira myinshi cyane isajigwe iki nabikwereka ko tushi ya nyuma byanga ndetse no gukora igitego bikanga iyo aje amusimbuye witwa Ngongo Gloire akora ibitandukanye mu buryo bwo gukora igitego twabonye igitego yatsinze kuri Jamus cyese gitanga sekirite munibuke ko kenshi umutozi yamuzanye amureba mu buryo bubiri ni umukinnyi mu gihe tugiye gukina umupira ashobora kwidetasha ku ruhande agafasha abakinnyi b'imbere no muri cya gihe dushaka baro ni mwiza mu kuyishaka ndetse no kuba tuyifite yagira icyo ayimaza arafasha kenshi mubona ko iyo remplacement arayikora reka noneho ngengera igitekerezo ntanga mu bigendanye no gusatira kuri Rayon binazamo no guhangana n'iyi mediane ya Gor Mahia yego twabonye uyu mwataka w'ikipe ya Rayon Sport Junior Kameni ntabwo aratanga ibyo ategerejweho n'abari kuko nta gitego aratsinda muri open play nta nubwo aratanga assist buriya kuri match ya Rayon Day bakina na Gor byibuze yatanze assist bimuzamurira imibare ariko abantu baravuga bati ni Olivier Giroud icyo utagutsindira ibitego akagufasha abandi bakinnyi ubu rero nge ndi kurebana na adversaire bagiye gukina murebe igihagararo n'imbaraga z'abadefanseri b'ikipe ya Gor Mahia wambwira ngo ari bugufashe muri cya gihe uvuga ngo tugiye kujena abadefanseri uzi ko abo badefanseri ari ikibazo cyataye abasumba wenda nabarusha imbaraga z'umubiri ariko bagiye gukina na defense irimo Frank Onyango Diambo wambara nimero 5 murebe taye murebe n'imbaraga murebe na kapiteni wabo Mike Evans Kibwage nawe afite izo mbaraga z'umubiri ni ndaprefera nabonye ubushize atari ariko nayo ntabwo ari defense ya mbere ya mbere urumva gusa ni ikina ni iri gukina na kandi nabo nibarakora amakosa nyuma yo kugira imvune ikintu gihari ni iki rero kapiteni wabo wundi yagize imvune Sylvester Owino utanahari mwabonye ko no kumbago nabonye kenshi abari kugenda no kumbago ikipe ya Rayon Sport niba umutoza prefera kubanzamo Kamena mu gihe byanze iminota 60-70 si ngombwa afite abakinnyi ashobora gukina mu bundi buryo njye nagize igitekerezo cy'uko Rayon Sport yakina Force 9 mu buryo buteye bute niba utizeye Mubaraka ko Mubaraka ibyo atanga akina kuri ataka bitandukanye n'ibyo Kamena akina ari kuri ataka ko Mubaraka ni umukinnyi w'umubora kenshi waranasohoka no muri open play agakinana na bagenzi be ubwo ngo muri cya gihe utatanya defense ufite umuntu nka Mubaraka ashobora kugufasha wenda aje asimbuye Kamena atagoye bya bisubizo byo kujena aba defense hakaza na option yo gukoresha uwitwa Tambwe Ngongo Gloire iteye ngo Rayon Sport yaza kwifita abakinnyi benshi muri mediane kandi ifite n'abakinnyi bakubagana kuko Ngongo Gloire n'umutekinisiye afite na Sans do baratsinda ukagira ati Sokojo mwiza mu gutsinda ukagira ritatu ukubagana nawe wakoresha iyo mipira y'imiterekano mukayibona nawe ubwe yahindura uwo mupira bikazamo na cya kintu cyo kuvuga ngo kuko Rayon Sport mu bafullback ikoresha uruhande rwa Kabange mu gushaka igitego umaze gutanga assist 3 muri irushanwa nibaza kuba ari kumwe na Sirengo byaza kuzitira ubwo buryo bwa Rayon Sport bwo kwataka ikoresheje Kabange ku mipira myiza ahindura ariko ufitemo byibuze Ngongo Gloire ngo na cyagiye Mudera Kibare yagiye gusapotinga kuri kabiri agiye gufunga zone mu gihe Kabange yazamuka ufite n'igisubizo cy'umumediateri waza kwitagarara mu mwanya wande wa Mudera Kibare iyo ni imibare nekereza iza kuza mu mayeri y'umukino kwizigira mu buryo bwo gukiringa iyi match ku mutoza wa Rayon